mu kanya twahariye ubuzima rero uyu munsi ngiye gutangaza umukoro w'amezi agera kuri 2 Mata na Gicurasi kubera ko uku kwezi tugufatiyemo hagati birumvikana yuko uyu mukoro uzafata na Gicurasi rwose. Umukoro w'amezi ya Mata na Gicurasi tugiye kurebera hamwe ibintu ni bitatu byonyine. None mbere najyaga mbabwira ibintu 10, nkababwira ibintu 7, nkababwira ibintu 5, ariko muri uyu mukoro ni ibintu bitatu byonyine bigize umukoro w'aya mezi ya Mata na Gicurasi. Nk'uko rero buri mukoro wose twakoze wamaraga iminsi 21, nababwiye impamvu twahisemo iminsi 21 nuko twize ko ikintu cyose umenyereje umubiri kiba kimaze kujya mu maraso mu minsi 21. Niba ari ikintu ushaka kumenyera cyangwa se ikintu ushaka kureka ukamara iminsi 21 ukitoza, ku munsi wa 21 kiba kimaze kujya mu maraso. Iyo ugikoze wikurikiranye ugishyizeho umutima rwose ukavuga uti iyi minsi ngiye kuyiharira iki kintu. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo tuzakora iminsi 21 buri munsi, ahubwo tuzakora iminsi 21 ariko iminsi 3 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ntekereza ko noneho nta muntu bizananira. Hari abantu bagiye bavuga bati turakora twageza ku munsi wa 7 kamera ikanga neza tukamanika amaboko. Noneho ni iminsi 3 mu cyumweru. Twatoranyije rero ibintu bitatu by'ingenzi twagerageza muri uyu mukoro, tukazawutangira kuwa gatatu. Tuzawutangira kuwa gatatu ku itariki 17 Mata, tuwusoze kuwa mbere azaba ari ku itariki 3 Kamena, nibwo iminsi 21 izaba yuzuye neza. Itariki 3 z'ukwa gatandatu nibwo tuzasoza uyu mukoro, tuzawutangira ku munsi wa kwa gatatu, ubwo n'ejo bundi itariki 17 Mata. Ibyo bintu bitatu rero ni ibintu byoroshye cyane ushobora gusa kugerageza kandi nukabigerageza iminsi 3 mu cyumweru. Icyambere, intermediate fasting. Icyo nicyo cyambere. Intermediate fasting no kwiyiriza by'igice iminsi 3 mu cyumweru. Ndibuze ko basobanurira uko twazajya tubikora mu buryo bwaborohera. Kwiyiriza by'igice iminsi 3 mu cyumweru. Ubundi uyu mukoro w'uyu munsi cyangwa se uyu mukoro w'aya mezi uhetswe n'iki kintu cyitwa intermediate fasting. Ibindi byo ni bisanzwe kubera ko icya kabiri ni imyitozo ngororamubiri byibura iminota 60 ku munsi. Ntabwo none hari iminota 30, ni iminota 60 ku munsi kubera ko no gukora inshuro 3 mu cyumweru. Meditation byibura iminota 60 mu cyumweru, bivuze ko ari 20 buri munsi, iminsi 3 mu cyumweru. Nimvuga 20 wumve iminota 20 buri munsi, iminsi 3 mu cyumweru. Ngibyo rero ibintu bitatu tuzagerageza muri uyu mukoro. Ni ibintu byoroshye cyane ariko bihetswe na kiriya cya intermediate fasting, kwiyiriza by'igice. Ndaje mba aricyo nanasobanuraho kurusha uko nanasobanura biriya bindi, cyane ko twagiye tunabirebera hamwe. Iyi mikoro twarabibonye ko ifasha gusubiza ubuzima ku murongo, icyitonderwa abana, abagore batwite n'abandi bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye bitabemera bimwe mu bigize uyu mukoro. Aho bashobora guhitamo ibiboroheye gukora, kandi mbere yo kugerageza umukoro uramutse ufite ikibazo cy'amagara byaba byiza ubanje kugisha inama umuganga wawe. Buri kimwe cyose rero kigize uyu mukoro gifite ikintu kimariye umubiri. N'ibi byo kwiyiriza by'igice iminsi 3 mu cyumweru, ntiwumve ko ari ibintu bigoye, ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora no gusanga wari usanzwe ubikora. Ushobora gusanga wari usanzwe ubikora wenda utabitekerejeho. Ubu ngubu ukaba ugiye gutangira kujya ubikora none wabitekerejeho nyuma yo kumva akamaro kabyo. Twabonye ko icyicaro gikuru cy'indwara nyinshi abantu barwara kiri mu gifu, ariko uretse n'igifu ushatse wavuga ko kiri mu rwungano ngogozi. Ubushakashatsi bugaragaza ko guha akaruhuko igifu ari uburyo bwiza bwafatwa nk'urukingo rw'indwara zitandura. Na sekuruza w'abaganga Hippocrates yigeze kubivuga, yigeze kuba ko niba ushaka nko kugabanya ibiro, niba ushaka kubona urukingo rw'izi ndwara zitandura, kora imyitozo ngororamubiri igifu kituzuriranye. Nimvuga igifu kituzuriranye wumve nyine udahaze, utariye ibintu by'umurengero. Twanabonye ko 60 na 70%, no kuvuga hagati ya 60 na 70% by'imbaraga z'umubiri
bishobora guturuka kuri ibi bintu bitatu twarabibonye: amazi, izuba n'umwuka duhumeka. Ibiryo burya biza bifite nka 30%. Ibiribwa turya byakabaye bike cyane 30% cyangwa se 40% ugereranyije n'ingano y'umwuka duhumeka, izuba twose n'amazi twanyoye. Igitangaje nuko ahubwo nka 90% by'imbaraga zacu zituruka mu biryo muri ibi bihe kurusha uko byaturuka mu mazi tunywa, mu kota akazuba ndetse n'umwuka duhumeka. Niyo mpamvu byibura buri wese aba akeneye umwitozo wo kwiyiriza ubusa byibuze rimwe mu cyumweru. Kwiyiriza ubusa umunsi umwe mu cyumweru. Ariko mu gihe ukoze ibi by'igice nubwo wabikora 3 mu cyumweru nta kibazo. Mu rwego rwo gufasha abantu batamenyereye umwitozo, twashyizeho uburyo bwo kwiyiriza ubusa ariko mu buryo bw'igice, gusa bigakorwa 3 mu cyumweru. Nibyo bita intermediate fasting. Ni ukumara umunsi utariye nk'uko wari usanzwe urya. Ubu buryo bw'umukoro ni ukurya rimwe ku munsi. Nuva niba usanzwe urya 3 ku munsi, uzajya urya rimwe ku munsi. Ukarya mbere ya saa sita, mbere yuko saa sita zigera. Ahandi hose hasigaye ugahitamo hagati yo kurya imbuto cyangwa kunywa ji y'imbuto cyangwa kunywa icyayi, kunywa amata. Muri make ahandi hose hasigaye uhitamo kunywa. Iyo wumvishe ushonje uranywa, ntabwo wongera kurya. Ukabikora iminsi 3 mu cyumweru. Tuvuge niba uriye ifunguro rya saa sita wenda none, nimugoroba nuza gukenera kurya, ntabwo uri burya ibiryo byo mu nkono. Uranywa icyayi, uranywa amata se, uranywa ji ariko y'umwimerere birumvikana. Uranywa igikoma kuba gishobora, urarya imbuto. Nuko nguko iyi intermediate fasting yacu imeze. Muri make buri wa mbere na buri wa gatatu na buri wa gatanu tuzajya turya rimwe ku munsi. Ahasigaye hose ni wumva ushonje ufata imbuto gusa cyangwa se ufate icyo kunywa gusa. Akaba rero ari uko nguko umukoro wacu umeze muri ibyo bya intermediate fasting. Uku kwiyiriza bifitiye akamaro kanini ku buzima bwacu, bifasha kugabanya ibiro. Icyo ni icyambere ugomba kuzirikana. Gutuma ubwonko bukora neza, bifasha kugenzura igipimo cy'isukari mu mubiri, bikarinda indwara ya diyabete, byongerera umubiri ubudahangarwa, bikarwanya ikura ry'ibibyimba bya kanseri, bikarwanya indwara z'umutima, bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bigabanya cholesterol mbi n'ibindi bitandukanye birimo gusubiza ubuzima ku murongo, gusana uturemangingo twangiritse, gusohora imyanda mu mubiri n'ibindi bitandukanye. Rero ntabwo ari ngombwa kwiyicisha inzara, oya, ntabwo ari ngombwa kwiyicisha inzara. Iyo wumvishe ushonje ufata ako kurya cyangwa se ako kunywa, ariko ukaba unemerewe no gufata ifunguro rimwe ku munsi. Biroroshye rwose. Wibuke ko gusonza n'inzara ni ibintu bitandukanye. Gusonza byo n'ubushakashatsi bugaragaza ko ari byiza burya. Nshobora kugutandukanyiriza gusonza n'inzara. Gusonza ni cya gihe wumva igifu gikeneye kugira iki kijyamo, ariko ukaba ugifite imbaraga zo kugira icyo ukora, ukaba wakora akazi ku buryo bitakubuza gukomeza gukora. Muri make urumva ushaka kurya ariko ntabwo bikubuza gukomeza gukora, ku buryo n'igihe ubyirengagiza, ukirengagiza uko gusonza, bikageraho kumva byashize, kumva inzara yashize. Ibyo nibyo bita gusonza. Rero nubwo rimwe na rimwe tubyitiranya ngo umuntu afite inzara. Nimbabwira iby'inzara murahita mwumva uburyo bitandukanye no gusonza. Inzara ho ni hahandi igifu kiba gikeneye kugira iki kijyamo, ariko n'imbaraga z'umubiri ntazo, no kugira icyo ukora bikanga burundu, ku buryo udashobora gukomeza kwihanganira kutagira ikintu ushyira mu nda. Nta kintu na kimwe wakora mu gihe nta kintu kirajya mu nda. Iyo ufite inzara biherekezwa no kuzungera rimwe na rimwe, kurwara umutwe, gucika intege n'ibindi bitandukanye. Iyo ukora intermediate fasting rero ntabwo bigeraho wumva inzara, ahubwo bishobora kugera hariya wenda wumva ushonje, kandi iyo bigeze ahangaha ufata ko kurya koroheje. Urugero imbuto cyangwa se amata, icyayi, ji se, uhitamo ibyiza. Urugero ji z'imbuto wikoreye cyangwa se icyayi, ukaba washyiramo ubuki mu rwego rwo gukomeza gusigasira amagara yawe. Buri wa mbere rero na buri wa gatatu na buri wa gatanu tuzajya dukora intermediate fasting iteye muri ubwo buryo. Akaba rero ari kimwe mu bintu by'ingenzi bigize uyu mukoro w'ukwezi kwa Mata ndetse na Gicurasi. Hanyuma hakiyongeraho siporo. Siporo sinayivugaho ibintu byinshi. Murabizi ko imyitozo ngororamubiri ni ikintu ugomba kwitaho cyane ushaka kugira ubuzima buzira umuze.
utekereza neza, gusubiza ubuzima mu murongo. Nanababwiye ko atari ngombwa siporo zigoye, wakora urugendo rw'amaguru, wakwirukanka kuba bishoboye, wakora yoga, wajya muri gym, wanyonga igare, wasimbuka umugozi n'ibindi bitandukanye. Uko ukora siporo niko ubushake bwo kwinjiza uburozi muri wowe bugenda buyoyoka. Nanababwiye ko umuntu unywa inzoga ari kunyuzamo agakora siporo ashaka kugira ubuzima buzira umuze buruta utanywa inzoga udakora siporo. No ku itabi bikabuko, no ku bijyanye n'ibiribwa bikabuko. Abantu barya ibintu bimwe, umwe akanyuzamo agakora siporo undi ntazikore, kabone nubwo umwe ukora siporo yajya yongeramo wenda n'ibindi runaka, bifatwa nk'aho bidatanga ubuzima buzira umuze. Ushobora gusanga arusha ubuzima buzira umuze urya ibisanzwe udakora siporo. Ni ikigaragaza ko siporo ni icyita rusange mu bijyanye no kugira ubuzima buzira umuze. Ubushakashatsi bwarabigaragaje. Banagaragaje ko iyo ukora siporo n'ubushake bwo kwinjiza uburozi mu mubiri bugenda buyoyoka. Ubushake bwo kurya ibintu byangiza umubiri bugenda bugabanuka. Ubushake bwo kunywa inzoga buragabanuka, ubushake bwo kunywa itabi buragabanuka. Ubundi nubwo bwira ubu byihishe inyuma. Hanyuma icyanyuma cyangwa se icya gatatu muri iyi mikoro ni ikire cyo kwitekerezaho. Kwitekerezaho byo twabonye ko ari isuku mu bwonko, nk'uko umubiri ukenera isuku ya buri munsi n'ubwonko bukenera isuku ya buri munsi. Isuku y'ubwonko rero no kwitekerezaho, twabonye ko umuntu agira ibitekerezo byinshi cyane ku munsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko dutekereza intekerezo ziri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 70 ku munsi. Ushyize ku mpuzandengo ni nk'intekerezo ibihumbi 60 ku munsi. Izo ntekerezo 80% muri zo ziba ari mbi, 90% zikisubiramo. Ibi rero biratuzahaza mu buryo bukomeye. Ntabwo umuntu ahangayikishwa cyangwa se ngo azahazwe n'ibimubaho, ahubwo azahazwa n'ibiyatekereza. Ubushakashatsi rero bunagaragaza ko mwene muntu aburira mu ntekerezo ku kigereranyo cya 47%. Hafi 1/2 cy'ubuzima bwacu ntabwo tukibaho bya nyabyo, tuba twaburiye mu ntekerezo. Kwitekerezo bikora isuku mu bwonko. Umujagararo ibitekerezo bibi byose bikagushiramo. Akaba ari kimwe mu byo wazirikana ku bijyanye na meditation. Uko ukora kwitekerezaho ni nako urushaho kwimenya, kurushaho kwimenya ni kurushaho kwisobanukirwa. Kurushaho kwisobanukirwa umenya n'intego yawe, ukamenya umuhamagaro wawe, bikagufasha kubaho ubuzima bwuzuye ujyana n'umuhamagaro wawe. Ntabwo wongera kuganzwa n'urusaku rw'imyumvire y'abandi bana, ahubwo ubuzima buba ari ubwawe, ni wowe ubugenga, ntabwo ari bwo bukugenga. Hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo abantu bakora uyu mwitozo n'imisinzirire yabo igenda neza. Ni niyo mpamvu gusinzira amasaha 7 ku munsi tutabigaruye muri uyu mukoro, kubera ko umuntu wakoze meditation uko byagenda kose asinzira neza. Ngibyo rero ibigize umukoro w'aya mezi agera kuri 2, ariko tuzasoza ku itariki 3, azaba ari ku wa mbere mu kwezi kwa gatandatu. Tuzajya tuyikora 3 mu cyumweru, ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu. Akaba rero ari icyo ngicyo namabwira iby'umukoro w'ukwezi kwa Mata Gicurasi. Tukazawusoza ku itariki 3, azaba ari ku wa mbere. Ikiza nuko nk'abantu tubana muri TOS Club, abo tubana muri TOS Club bo birumvikana n'ubundi dusanzwe ku wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu duhura tugakora siporo. Ku wa gatanu bikaba ari akarusho tukitekerezaho. Birumvikana ko ababo tuba turi kumwe buri gihe. Ubwo urumva muri iyo minsi igize umukoro bo tuzajya tuba turi kumwe. Ahubwo wenda ikindi kintu bagomba kongera mu buzima bwabo, bo icyo bakeneye ni kimwe cyonyine, ni ukongeramo ubwo buryo bwa intermediate fasting. Ariko bamwe muri bo n'ubundi basanzwe babizi, bamwe basanzwe banabikora. Birumvikana ko kuri bo biroroshye muri uyu mukoro.